inama y'umunsi y'abashakanye. Uburyo butanu impuhwe zishobora guhosha intambara hagati yawe n'uwo mwashakanye. Impuhwe zisobanurwa nk'irangakintu hamwe no kumva ibihe buri umwe wese arimo, bigasobanura ibitekerezo ndetse n'impamvu. Ni ibintu by'ingenzi kugira rero ngo umuntu wese atsinde mu buryo bw'imibanire, ariko kandi impuhwe zikaba zifite agaciro gakomeye mu gushyingiranwa, kubera yuko impuhwe zirangwa n'amahoro ndetse no gutuza, kandi ibi ngibi bikaba bigomba gutsinda. Ahangaha rero hari uburyo butanu abashakanye bashobora gukoresha impuhwe mu kubaka umubano wabo ukomeye. Bwa mbere, impuhwe zifungura amaso ku rundi rwego utajya ureba. Iyo ugiriye umuntu impuhwe uba wishyize mu mwanya we, ndetse nawe ushobora gutangira kubona ibintu uko abibona, maze bikaguha amahirwe no gusuzuma ibintu uhereye ku mpande zitandukanye. Ibi rero bigufasha cyane iyo urimo gukemura amakimbirane n'uwo mwashakanye. Bishobora kukugora kuba wakumva uwo mwashakanye ibyo arimo, ariko iyo ushyize impuhwe mu bikorwa bishobora kugufasha kumva ndetse no kuzamura cyane imitekerereze yawe. Bwa kabiri, impuhwe zigufasha kumva yuko uwo mwashakanye yumva. Amarangamutima arakomera cyane iyo mukorera hamwe. Mubasha gukemurira amakimbirane yanyu hamwe, kandi biragoye yuko wakemura intambara zawe ku giti cyawe. Kwimenyereza rero kugira impuhwe bikaba bizagufasha kumva ibitekerezo by'uwo mwashakanye, wabyemera cyangwa se utabyemera. Kugira rero ubumenyi bwimbitse ku marangamutima yanyu mwembi bikaba biguha ishusho nini cyane yo kureba ibyo mwembi mukorana. Impuhwe zigufasha kwinjira mu bitekerezo by'uwo mwashakanye ndetse n'ibindi. Ni mu bikora rero bino bikaba bizafasha gukemura amakimbirane mutarinze kugira umubabaro mwinshi cyane hagati yanyu. Ikintu cya gatatu cyiza cy'impuhwe ni uko impuhwe zitanga imbaraga mu mubano mwiza hamwe n'abo mwashakanye. Iyo rero turi mu bihe by'amakimbirane biroroshye gutanga ibitekerezo ko twashakanye kenshi tutabanje no kubitekerezaho. Ibintu rero dukora byo kubabaza uwo dukunda kenshi biterwa n'uko impuhwe atari zo twashyize imbere. Nyamara ariko iyo hari impuhwe bikaba biguha kumva byoroshye impamvu uwo muntu yafashe icyo cyemezo utishimiye, bikakumvisha yuko ataragambiriye kukubabaza, kandi bikabafasha mu buryo bwose bubaho. Icya kane, impuhwe zituma hatabaho gutandukana. Igihe cyose muzamutagirirana impuhwe hagati yanyu, amakimbirane mato ntashobora guhosha, kandi niyo mutigenzuye mwembi ubwanyu muba mushobora gutangira gutongana, muba mushobora gutangira gutukana, muba mushobora gutangira kwitana amazina mabi, bikaba byanageza aho mwicana. Ibi byose rero nta kindi bikora uretse gusenya urugo rwanyu. Kugira impuhwe bizagufasha gufata ururimi rwawe igihe uzaba ugiye gutongana n'uwo mwashakanye. Impuhwe zizatuma ugenzura uburakari bwawe ndetse zinagufashe gutekereza ku byo wari ugiye kuvuga mbere y'uko usohora ayo magambo yo kubivuga. Zizatuma wita ku marangamutima y'uwo mwashakanye, kandi ntabwo uzigera uvuga ibintu bimutera agahinda. Uzakoresha impuhwe zikuyobore mu bikorwa byawe. Icya gatanu, impuhwe zishobora kugabanya urwego intambara zanyu zari zigezeho. Impuhwe niwo muti wonyine wo kwirinda igihe mu rugo rwanyu intambara zavutse, ndetse no kwerekana impuhwe bishobora kubuza utubazo twa hato na hato tudafite ishingiro kwa hazaza hanyu. Ariko niba mukomeje imitwe yanyu, intambara rwose zizakomeza. Ese n'uwo mwashakanye mujya mugira impuhwe? Niba muzigira, ni gute zakomeje umubano wanyu? Turaza kwishimira kumva mu gice cy'ibitekerezo Imana ibaha umugisha. Ubutumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies. Ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian Counseling, zikaba ari inama za Gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigagukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#NEMI-BibleInstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 Wanatwandikira kandi kuri nemevangelism@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.